Mbifurije amahoro n'imigisha mukomora kuri Yesu Kristo. Uyu munsi tukaba tugiye kwibanda ku idini Katolika. Iki kiganiro kikaba cyitwa Menya Nibi, mukaba mugikurikira kuri Shine TV, mukaba mukigezwaho nanjye Blaze. Kwibutsa niba uri mushyashya kuri ino channel, ikintu cya mbere nagushishikariza ni ugukora subscribe kugira ngo buri video yose dusize hanze ujye uba mu ba mbere bayibona, ndetse unayisharinge ku nshuti zawe. Idini Katolika, rimwe mu madini akomeye hano ku isi yacu turimo. Nubwo abenshi bavuga ko ari ryo rikomeye cyane, ibi ngibi nibyo ni ukuri. Muri politike usanga rifitemo umugabane kandi muri buri gihugu, kuko ari ryo dini ryabayeho bwa mbere ryadutse ubuyobozi butarakomera cyangwa se ngo bugire imbaraga, ndetse n'ibihugu ngo bigire imbaraga. Urugero twareba nka hano mu Rwanda iwacu, ibigo by'amashuri byinshi aho bivugwa ko ari 70% by'ibigo bigize u Rwanda ari ibya Catholic Church. Ibi ngibi byagutera kwibaza byinshi. Ibi rero akaba ari byo tugiye kwibandaho. Katolika yageze mu Rwanda ite? Yazanywe nande? Tukaba tugiye kubihera imuzi n'imuzingo. Muribuka ko hari abantu baje gukoroniza u Rwanda hagati y'Abadage n'Ababiligi, habanje abahe? Icyo kibazo niba warize cyangwa se warigeze kubyumva wamaze kugisubiza. Abantu bamaje gukoroniza u Rwanda ni Ababiligi cyangwa se Belgium. Kugira ngo babanze bazi, habanze kuza icyo bita abamisiyoneri. Abamisiyoneri bari abantu bavuga iby'ivugabutumwa, bagenda bavuga ubutumwa bwiza, basakaza Bibiliya muri rubanda, binjize igikristo muri rubanda, kugira ngo bazabashe kubona uburyo bakoroniza Afurika muri rusange. Ibi ngibi byagutera kwibaza byinshi. Baraje bakoroniza u Rwanda mbere y'uko babanje kuzana ivugabutumwa. Ibi ngibi nawe wabitekereza. Umuntu uraza ukamubwira ati kwica ni bibi, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ibi nibyo baje babanza kwigisha amategeko y'Imana mbere na mbere. Abantu benshi nubwo badakunze kuvuga rumwe ku bijyanye na Bibiliya, yaturutse he, yakomotse hehe? Iki kiganiro ukaba urasobanukirwa byinshi muri episode ya 2 tugiye kugikorera gisesenguwe ku rwego rwo hejuru. Wowe icyo nagushishikariza ni ugukora subscribe kuri Shine TV maze ukazakibonera igihe. Bye bye, see you tomorrow.